Diferite uye numva ndi hangover kabisa noneho nimba mbese kusigaye mu cyo bimeze bita naga faranga mwana bafite ubwo se umuntu udafite agafaranga wamwiteza none se ukuntu ufite amafaranga niyo ya mbere reka niyo ayoboye amafaranga yaguze Yesu ubwo se ndayakuba mwiteza n'amafaranga noneho wagiye kuri cyamafaranga cyane rwose ndakubwiza ukuri kandi reka mara reka mubwira ya mutipe rwose nubwo yaba adafite amafaranga ariko ibyo bimurebe wamwitwariye reka ntabwo ngira amafaranga ntabwo ariko se ko numvisha wamwishingiyeho wamutware reka sinamujyana sinamukunda kwitwarira sigana nagiruka ntabwo urababwira se cyari wa toka satani cyari wajya kutagusuza kandi wamwifatiye se wowe reba ko kasise ari kugamba kwanu kandi kamenye gutasa usuye no mukomeza yari wacu ubwo nasinze ndi muzi amakuru meze se bite imeze neza sheri ni wowe uvuze ngo ukunze amafaranga ntabwo umunsi hano bavuga ngo iki se urana uhinkora uhitsiga imyanda urambwiye akukirisa itekereza yakubwiraga ngo kinagambwiye gatanze sheri wowe oya ntabwo yavugaga ariko ni wowe ntabwo uyu munsi witsiga imyanda we atakara wanyambiye hasi uyambire kutanyambire nasi bakobwa ndabazi njyewe ndakubwiye ngo uzajya kurambira afite amafaranga nyine